Umva Sheri. Sheri? Ka. Andai. Sheri. Koko. Abantu tuvuye kuruhuka urabona izi ari wowe ureba isura ufite. Reba nanjye isura mfite. Ariko nge nibazaga niba ari igikunkani narindi ho byari byananyubiye. Ariko se Sheri. Uzanyurwa bigenze gute? Niki nzakora kugira ngo unyure? Ariko reka mbanze mubaze. Ni gute wakurura umuntu nk'ihene? Ariko wari wikanzemo nabaye ihene yawe. Unkurura unjyana ngo tugende. Eko urubonye ukuntu narindi gukora ibintu nahanishije nawe wibereririya. Ahanishije. Wari umusirisi. Nese si inshingano zanjye. Yego mbabara cyane rwose maze n'ibintu kubirambiwe. Ariko uziko uburi no kumuhotera. Ukungurura nk'ihene wagira ngo sinzi. Oya ntabwo nge nabishoboye. Aravuga ngo simeze neza bigendereho utuze. Kuko ntabwo kabara akazi. Shinga yicara hasi. Unavuga wicaye unshinguke hejuru dore ko kumpagarara hejuru byo cyangwa nta n'ikizo nyifuriza. Unshinguke hejuru. Sa. Ariko ubundi abandi bagore iyo umugabo avuye kumuha ibintu asohoka akeye umubiri uruhutse ahantu hose ibintu bimeze neza. Ariko wowe reka nkubwire rero. Reka nkubwire. Guhera ku iyi tariki niba udahinduye ibintu uzabingenza gakeya ntabwo nge nabyemera. Ntabwo nabyemera. ntabivuga izo ni za telefone zana hano ndebe umuntu uguhamagaye. Ariko ubundi ufite ikihe kibazo? Shanga aho genda n'ubundi ega n'ubundi nawe bivuze ko turi kumwe tutari kumwe. Sheri bari mwiza nuko mbona nani naye no kurongoye mukumva. Ariko iyo topiki wayitse wari mwiza cyane. Ntacyo reka nyereka nyine reka dufate ibindi kuko hari n'ibindi bikenewe. Reka dufate ibindi byo gukora birahari. Yawe nkugira inama wakwisubira. Nta kibazo mfite ariko ngewe wowe wakwisubiyeho. Ariko uzi ko abantu bitwa bariza bose bambwiye ngo bagira amahane kugira ngo nukubeshya. Ubundi kuki abantu bitwa bariza iteka uwitwariza wese wagira ngo ni ikintu kimukurikirana. Reka nkubwire rero. Impamvu wivugisha gute ntabwo wari wabona hano hanze abagore bakarashika. Wari wababona? Ko ari wowe nzi se nababona he ubundi. Sawa rero sawa niyo mpamvu wangize inkuza yawe. Ntitorosho nako burya nitorosho bayiha ikiruhuko bageraho igihe bakayifura bakayitunganya ikaruhuka ikajya mu kiruhuko. Sheri isije reka tuyireke kuko tuyitinze ubwacya buki ariko icyo nzi cyo ningira amahirwe uzajya ku murongo. Nawe kuzabanza uwigiye. Yaba mu bapfumu yaba mu mana ayo gutanga yo sinyabuze ngiye ngarama ariko nditayari ko yatanga ko nanjye sinzaguha. Ntabwo nteze kuguha ibyo wigira byose ntabwo nzaguhara. Ubutunzi ndabufite niyo mpamvu nzakora uko nshoboye kose ubundi ukajya kuri gahunda. Ko nawe uzawugiye Sheri sibyo? Sheri noneho rero dusubikira aho ngaho reka dufate izindi gahunda nawe n'umuntu umpamagaye. Hello? Ndakubona umuherwe. Ewe nakubonye bimeze biteze. Ariko se sha mukire mugenzi wanjye
kuri za miliyoni 20 ukampa igihe kikagenda gihinduka uko nzongera kuguriza amafaranga. Ngo wabonye makeya ariko se ko naguhaye amafaranga yuzuye ukanga kuzayansubiza yuzuye ubundi njye wumva aho nayavanye ko ntakeneye kuyahasubiza kandi abakire b'uyu munsi namwe muragoranye kabisa. Miliyoni 10 zonyine cha ntacyo reka kampe kuzikenyerera aho ngiye kohereza umugore uzimumpere azizane mpe kuzikenyera maze nabigenza gute sareka nohereze madamu sawa mukanya nawe kugeze amukire Petero muranguza amavuta y'umukwano umwe uyavanye Buganda mfite miliyoni 20 ihute akumere miliyoni 10 musiza nubwo nayo namubonye vena ariko ntabwo nayo ndamusanga he uramusanga ni kuri station ya ntuze ya hashi namwe yari kunywa amavuta ni umusanga kandi ntabwo ibyamasheke aguha marekide kandi yabike neza muri minsi bisanzwe bimeze nabi nagira umuntu umenya kandi ntuyitukatira iwanyu cyizere n'igike kandi shayi mafaranga yayezo yabike neza z'amafaranga umurana ngo nyajyane wacereke ega nivugira gatari gahise humura icyo utajya unyizera ariko sheri ega ntabwo wagira twase nubwo nuko nivugiraga twazi base nabo mu bintu numare n'umwuka sheri urabangutse shirira nene ugenze gute se kandi kwirwa umpobagiza mu bakire bawe mu wari wabonye ndi cyapara muri uriya mugi ese ugiye kumva ko ntayuzanye ubundi sinari nabivuze ngo nagura yangezaho ntumbwire ibyo ngibyo amafaranga se bari bambwiye ngo baguhe ugiye kumbwira ko ntayuzanye none ushatse kuvuga ko bayamaye nkajyana iwacu nicyo ushatse kuvuga nyatuza umbwire uko bigenze ntuzi iki ndagira ngo nkubwire rero numvise n'ikindi gihe n'undi munsi ntabwo nibiye birirwa bakaraga uri kumva ntabwo n'ikarita birirwa bacanga muri uriya mugi n'ikindi gihe nta soni none se bikugenda ikego uzana ibyo ngo sheri se ni igiki ubu mana ya urugo rurananiye neza ngurugo rurakunaniye reka nze nkwereka uburyo rwakunaniye ngiye n'ikindi gihe shora ibintu nkore koko umugore nashatse mukunze niko na gakunda ibikere none amazi umennye ubuse nabaye isama ku karere n'ikindi gihe nta soni ngaho kuva mu gitondo ureba fight kugeza n'umugoro unkinisha njyana igipope cyawe none yampindutse isamake reka nigire mu nyanja mukomere muri aho mukareba amakuru sheri rero ubushyitsi kaze neza mushiki wacu sheri usigaye nkora udukoryo muri iyi wacu haragenda mwaremye pisine ujye undera nawe koko ngo sheri nawe urakabyandebera ako sheri aya mazi nyine urumva ubushyushye bingana gute n'ubushyuhe bwari bunyishe mbese imyenda iri kuntwika mbese ntiwareba uri uranyice rero mpita mfata ibase ni isukama uzi ukuntu kanze n'agasume sibyo mwana n'agasume rwose ariko ndumva ari fureshe naho ubundi umva ubushyuhe
bwari bunyishe neza neza erega umaze kuba munini umaze kuba munini nawe rero bakuvuga ngo tujye muri siporo ngo hoya ndinaniwe none usigaye wimena hano reka twivyibuhire ubundi abahekenye none se ko tuba twariye abuzwa n'iki kuvyibuha bamuzanira agasumishe ko amora amaherena shenete ariko akazi gazuye mu kamera undi mugore wanjye uzamwongoshosha namubeshya yuko nyine ari utubwira